Ikiganiro muduha ishusho rusange ubundi serivisi yo gutwara abantu muri mujyi wa Kigali kugeza ubu mu mwaka wa 2025 twayihashusho ki imeze iti? Urakoze cyane. Ishusho rusange nuko gutwara abantu n'ibintu muri Kigali mu by'ukuri bisa naho bigenda biba byiza. Ariko ubwo impamvu mvuga ngo bisa naho bigenda biba byiza nuko umuntu utega bisi ya rusange ubu none mubwiye ko byabaye byiza ashobora kumbwira ati ntabwo ari byo. Ariko iyo ugereranyije naho twavuye burya kugira ngo umenye niba ikintu kiba kiza cyangwa se kitaba kiza nuko ugereranya naho cyatangiriye. Dukunda rero guhera mu myaka 31 ishize tukareba igihugu cyacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aho cyahereye gitangira kwiyubaka. Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ntago bwari kuri gahunda mu by'ukuri. Cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'imodoka zatwaraga abantu wabonaga yuko ari imodoka twa dutaxi dutoya twita twegerane twe twari duhari. Uyu munsi rero navuga ko hari byinshi rwose byahindutse cyane kuba izo modoka zatwegerane zitakiri mu muhanda hano muri Kigali zitagitwara abagenzi hano muri Kigali, zaje gusimburwa na Coaster, ariko Coaster nazo ziza kugenda zisimburwa buhoro buhoro zisimburwa na bisi nini. Izi bisi nini zikaba zaragiye zidufasha gutwara abagenzi benshi icyarimwe, bigatuma nyine abantu babasha kubona imodoka kurusha kuba ku mirongo cyane. Noneho uyu munsi tukaba tugezaho tutaba dufite izo bisi nini gusa ahubwo twinjizamo bisi zikoresha amashanyarazi. Kuzana bisi zikoresha amashanyarazi ni ibintu bikomeye cyane bigiye kugenda bihindura ibintu byinshi mu mujyi wa Kigali, kubera ko icyambere bizahindura uburyo bwo kubungabunga ibidukikije. Buriya bisi ziri mu muhanda zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziba ari nyinshi, uko rero zikoresha uburyo budahumanya ikirere niko ikirere cyacu kiba kiri kugenda kisukura nibura ho gakeya kurushaho, nubwo bigomba kujyanirana n'ibindi byinshi. Ariko hakongeraho ko kubera ko izi bisi zidakoresha zitajya kunywa essence, zitajya kunywa mazutu, kugira ngo uburyo butuma zigenda buhende, bisobanura ko zizanagenda cyane aho kugira ngo zimara umwanya munini zihagaze muri gare zitegereje ko abagenzi buzura, kubera ko n'ubu udafite abagenzi buzuye uraza guhomba bitewe na essence washyizemo cyangwa mazutu. Ubu ngubu bizaba byoroshye kuko ntago washyizemo mazutu nyinshi, iraringaniye, biravuga ngo ushobora no guhaguruka utujuje kandi ntuhombe. Ibyo rero bizavuga yuko imodoka zitangira kugenda zihuta igihe zamaraga muri gare nacyo kikagabanyuka, nubwo bwose ibyo biri kujyana n'izindi ngamba nyinshi zitandukanye. So ntanze rero iyo shusho rusange navuga ko muri rusange uburyo bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali buracyafite ibintu byinshi byo gukosora, ndetse tunabirimo. Hari inyigo nyinshi twagiye dukora zitandukanye, ariko twavuye ahantu hatari heza, kandi ubu ngubu aho tugeze nubwo hatari heza cyane ariko harutaho twari turi. Reka turebe mu buryo ubwo urumva ni turebye ku byiza bihari byabashe kuba bigerwaho ko twishimiye cyangwa se dushingiye ku byatambutse, ariko byanze bikunze haracyari za birantega ziri gutuma icyo umujyi wa Kigali wifuza kitabasha kugerwaho. Izo nazo twazikomozaho nubwo muri buzigaruke, ariko n'abaturage yo tuganiriye nko ku munsi w'ejo abaturage twemo tuganira, narindi Kabuga muturage ambwira ati maze amasaha 2 mu modoka, ngiye gukora andi masaha 2 ngera mu mujyi aho ngiye, urumva na amasaha 4. Nyine ukabona abaturage ntabwo banyuzwe nabyo. Kuri icyo tukongeraho n'ibindi wenda mugiye kutubwira za birantega muri kubona muri systeme cyangwa se muri gahunda yo gutwara abantu mu mujyi bimeze biti? Mu by'ukuri turacyafite ibyo gukosora nkuko nabivugaga, kandi bizagenda bijyana n'ibintu byinshi, ku buryo udashobora kuvuga ngo uyu munsi mu gitondo mbyutse ibintu byabaye ko mbyifuza. Ni ibintu bizafata igihe runaka, navuga ngo imyaka 2-3, ariko inshingano dufite zikomeye cyane mu mujyi wa Kigali muri iyi myaka 5 cyangwa se maze no ku 4. Hari ukuntu dukomeza kuvuga imyaka 5 kandi umwe usa naho wamaze kubaho. Ni izo nshingano rero zirimo gukora ku buryo gutwara abantu n'ibintu bizaba birimo kugenda neza. Ibyo turimo kugerageza gukosora harimo icyo kintu waruhereyeho cyuko abagenzi bategereza imodoka igihe kinini, ukayibona mbere ubundi habaga ikibazo cyo kuyibura. Cyo kuyibura ubu ngubu ntabwo kigihari cyane kereka uhagaze ku cyapa.
muri gare akenshi ubwo urayibona ariko nubwo uyigezemo ese irahaguruka ryari bitewe n'amasaha y'umunsi muri ya masaha rero twita amasaha atari ay'umuvundo abantu bamaze kujya ku kazi turabizi ko hari icyo kibazo cy'uko bisi zitinda guhaguruka muri gare icyo ni ikibazo turimo kugerageza gukemura kikajyana n'ikibazo navuga cya traffic jam umuvundo mu muhanda kubera ko n'iyi modoka yahaguruka hakiri kare ariko ikagenda igahura n'umuvundo mu muhanda n'ubundi ntabwo iri bugera hirya kare ntabwo iza kugera ku kindi cyapa kare nabyo biba bikiri ibibazo icyo kibazo cy'umuvundo mu muhanda nacyo tukagenda tugishakira ibindi bisubizo dufatanyije n'izindi nzego hanyuma ariko nanone tukaba dufite n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo noneho bisi niba wayibonye ese byashoboka ko wajya uyibonera igihe runaka igihe yahagurukira menye ngo ndabizi neza ko ihaguruka igihe runaka niba narindi mu zindi business zanjye izindi gahunda zitandukanye nimbona ya saha yayo igiye kugera ndihuta ngiye muri gare kuyifata aho ngaho niho turi kwerekeza ariko nanone izindi birantega dufite uyu munsi nazo turimo kugerageza gukemura ni nka gare ya Nyabugogo gare ya Nyabugogo uyu munsi imaze kuzura imaze kuzura irimo imodoka nyinshi cyane ku buryo hari n'amasaha amwe n'amwe cyangwa se iminsi imwe n'imwe ujya kumva bari kuguhamagara bakubwira bati kwinjira muri gare biri kugorana imodoka gusohoka muri gare biri kugorana ugasanga nayo ubwayo hafi yayo niho hahindutse umuvundo niba ariko nabivuga kubera imodoka nyinshi zimaze gusa naho zirusha ubunini gare ariko nacyo murabizi ko turimo kugikoraho kuko gare igomba gutangira kuvugururwa ibyo ngibyo rero nibyo navuga ibintu by'ingenzi kubona imodoka ariko igahaguruka vuba ntuyitegereze umwanya munini hanyuma nayo mu kugenda ikaba itahura n'umuvundo mu muhanda ku buryo ibasha kugera aho igiye hakiri kare noneho kandi no muri gare aho zihagurukira naho hakaba ari ahantu hameze neza mu by'ukuri ibyo bintu bitatu kuri iki kijyanye n'igihe imodoka imara muri gare kugira ngo ihaguruke ntabwo nyumvise neza numvise ko muri guteganya gushyiraho ubwo buryo bwo kuba umuntu yamenya ngo irahaguruka sangahe zikagira amasaha ariko nagira ngo ubishyireho umucyo neza tunamenye se bizatangira ryari ibyo bizakorerwa mu magare yose se byo bizagenda bite yego wenda nari maze kusa naho wamugani mvuze ibyo bisa naho ari ibibazo turimo gukemura ariko atari mu buryo ki turi kubikemura ubwo niho nahita nerekeza kugira ngo bisobanuke neza no kuvuga ngo icyo ngicyo mwari muvuze cy'imodoka ubundi turimo turagerageza kugikemura mu buryo bubiri uburyo bwa mbere nibwo bundi nari navuze bwo kuzana bisi nyinshi z'amashanyarazi mu minsi ishize twanakoze igerageza ku muhanda wa Nyabugogo Kabuga ngira ngo uwo mubyeyi mwahuye iryo gerageza ryarangiye cyangwa se mbere yaryo ariko ryamaze ukwezi igerageza ry'imodoka z'amashanyarazi zari zashyizwemo zigenda ubudahagarara icyo gihe twifuzaga ko nibura buri minota 3 umuntu uri ku cyapa cya Nyabugogo Kabuga aba yamaze kubona imodoka kandi byaranakoze biremera bivuga ngo niyo ntumbero aho turimo kujya nuko bisi z'amashanyarazi ziyongera zikaba nyinshi mu byerekezo byose noneho zikazajya zikora ubudahagarara gusa dutegereje kureba ngo ibyavuyemo byerekana iki ese byerekana ko nubwo zakoraga ubudahagarara zarungukaga cyangwa se ntabwo zungutse twagabanya icyo gihe aho kugira ngo zikore ubudahagarara zikajya zihagarara akanya runaka gatoya ibyo ngibyo turimo kubyigaho kugira ngo turebe uburyo bizagenda bigera n'ahandi hanyuma mu minsi ishize twatangije ikintu kijyanye noneho no kureba ngo ese twashyiraho ingengabihe ya bisi iryo naryo nigerageza twakoreye ku muhanda Nyabugogo Nyanza ya Kicukiro noneho tugashyiraho ingengabihe niba tuvuga ngo bisi irahaguruka saa 2 za mu gitondo ya ntago ari Nyabugogo twabikoreye kuri downtown Nyanza ya Kicukiro mu mujyi niba igomba kuhaguruka saa 2:30 za mu gitondo ukamenya ngo saa 2:30 irahagurutse icyo gihe iryo gerageza naryo twarikoze nk'ibyumweru 2 kugira ngo tubone izo data barimo gukora inyigo badufashamo kugira ngo turebe uburyo tuzabikora saa 2 irahagurutse irongera guhaguruka saa 2:30 irongera guhaguruka saa
saa tatu gutyo, noneho ukaba uzi ngo niba ndi muri resitora ahantu ndi kunywa icyayi ya saa 2:30 ikansiga, ubwo ndabimenya ko insize nyine, ubwo ntegereje ya saa tatu, nta n'impamvu yo kwirirwa nirukanka ngo ngiye guhagarara gutonda umurongo cyangwa kugira gute. Hanyuma ibyo twanabifatanyije no kureba ngo maybe ntago tuzirirwa dushyiraho isaha yo guhaguruka izwi, ariko tuzajya dushyiraho igihe ntarengwa imodoka imara muri gare. Ese yamaramo nibura iminota 15 mu gihe cy'imodoka nyinshi, noneho mu gihe cy'imodoka nkeya tukaba tuzi ngo buri minota 30 hari bisi ihaguruka. Ibyo ngibyo rero nibyo turimo gukomeza kureba, ariko kugira ngo ibyo bikore nk'uko nabivugaga bikajyana na bya bindi byo mu nzira. Mu nzira rero kugira ngo umuvundo w'imodoka utaza kubangamira bisi, turimo gukora twakoze igerageza ryo guharira igice cy'umuhanda bisi. Guharira igice cy'umuhanda bisi bisobanura ngo mu masaha y'umuvundo nibwo yajya igikoresha. Icyo gihe bisobanura ni kuva mu masaa 9 za mu gitondo kugeza nka saa 4, noneho na nimugoroba saa 11 kugeza mu masaa 2 z'ijoro, ku buryo haba hari igice imodoka zisanzwe z'abandi zidakoresha muri ayo masaha. Bisi akaba ariyo igikoresha yonyine kugira ngo igende nyine itambuke yihuta. Ibyo nabyo byagabanya cya gihe bisi mara mu nzira. Gusa bijyana n'ibindi byinshi, nabyo bijyana nanone no kureba ngo ese imihanda dufite ifite bya bisate bihagije ku buryo tuza gusiga igisate cya bisi, cyangwa se igisate cya bisi dushobora kugikora muri iyi mihanda yagera hariya igahura n'izindi modoka bisanzwe, ariko nibura hari aho yageze ikabasha kwihuta. Tukazabigendanya no kwagura amasangano y'imihanda. Hari amasangano y'imihanda muri iki gihe ubona ko abyara umuvundo mwinshi mu gihe cy'abagenzi benshi. Tugiramo Sonatibe, tugiramo ku Gishushu, tukagiramo n'ahariya ku Giporoso. Aho ngaho hose tugomba kuhitaho. Aha ngaha tunahongera kuri hariya muri Kanombe ku murenge. Hari ahantu imodoka zihurira, ubona ko rwose ziba zirimo zibyigana cyane. Hariya za Kabeza, ugana Kabeza hari imodoka zigana Kabeza, n'izikomeza ku bitaro, n'izimanuka ka gahanda hepfo. Hari ahantu rwose naho hajya hatuma imodoka zigira umuvundo ukabije, cyane cyane muri biriya bice bya Kanombe, ku buryo ikibazo cyaho kiramutse gikemutse wahita uvuga ko umuvundo waho ukemutse burundu. Ibyo rero bikanajyana no kuvugurura ya gare ya Nyabugogo. Gare ya Nyabugogo imaze kuvugururwa, imodoka zirinjiramo zigasohokamo neza nta kibazo, nta muvundo hari ntaki. Ni ibintu bijyana, ariko bikajyana n'ikindi kijyanye n'amatara yo ku mihanda. Amatara ayobora imodoka ku mihanda nayo turimo gukora ku buryo azasimbuzwa n'amatara twavuga ngo smart lights. Ya matara tuvuga ngo az'ubwenge mu Kinyarwanda. Ubwo afite artificial intelligence, ubwo bwenge bukorano. Ku buryo aya matara abasha gukominika hagati yayo. Niba se imodoka zimwe ziri ku Gishushu, imodoka ziri kuva mu mujyi wa Kigali, ubwo ziturutse nyine hariya kuri KCC, nizo zabaye nyinshi cyane, zakoze umurongo muremure. Aho kugira ngo aya matara akomeze areke imodoka zitambuke bisanzwe muri amasegonda yagenwe, ahubwo akaba yahindura agaha amasegonda menshi imodoka ziri icyerekezo kiri guturukamo imodoka nyinshi. Kandi nanone akaba ashobora kuba yakominika no ku Giporoso, ku buryo ku Giporoso niba hari ahantu habaye stake kubera ahandi hantu runaka, izo ngizo zishobora guhita irekura kugira ngo zihute. Iyo ku Gishushu niyo ku Giporoso ikarekurira rimwe, imodoka zikagenda zihuta. Ibyo rero niho turi kugana. Urumva mu by'ukuri navuga ko nubwo abagenzi ubu ngubu none bashobora kuba bavuga bati turabona ibintu bitadushimishije, ariko nabizeza ko turimo kubikoraho pe. Turimo kubikoraho, turimo gushaka ingamba nyinshi zitandukanye, kandi zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba. Inyinshi zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cya vuba, ku buryo gutwara abantu n'ibintu bizahinduka. Ibyo bintu uko ubivuga mu bitekerezo n'umuntu udukurikiye ahita abona ko byanze bikunze, nubwo bitakemura ikibazo 100%, ariko hari urugero rwiza abantu bazageraho rwo kuba bajya mu bisubizo. Umuntu akibaza ibi bintu
bizaba ryari Claudine ni biri muri NST2 bizarangirana biri imbere yaho biteganyijwe ryari yego biri muri NST2 nibyo nakoresheje ngo ya myaka 5 yego akenshi tuba tunavuga ngo mumaze kuvaho niho biri no kuvuga ngo muri iki gihe cy'imyaka 5 rwose uburyo bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali bwakagombye kuzaba bwahindutse. Aha hari ahantu mwigeze kuvuga kuri bisi zikoresha amashanyarazi ko mushaka ko arizo ziba nyinshi nibuka mu 2023 mu nama y'igihugu y'umushyikirano icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yijeje kongera imodoka icyo gihe ndumva bavugaga 300 hari naho nigeze kubona sinibuka igitangazamakuru ariko babivuzeho ko hari zaje zigera kuri 200 ubwo na nyuma hari izindi zaje hanyuma nkavuga izi modoka zaje iki gihe n'abazikoresha muri business zabo zigiye bazisimbuzwa n'iz'amashanyarazi aba bantu bo baraza kwerekeza he baraza gukora batebo zibisi zingana gutya n'izo nshya zindi z'amashanyarazi zo ziteganywa gushyirwa mu mujyi zo bizahura bite ubwazo nizingahe donc ishusho y'ayo mabisi yego urakoze cyane no kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kugira bisi ndumva zirenga nka 40 z'amashanyarazi imibare bari bampaye ndi kubona ntaza hano nayishyize ariko tumaze kugira bisi 40 z'amashanyarazi kandi gahunda ihari nuko bisi zikomeza kwinjira ziza gukora mu gutwara abantu n'ibintu zigomba kuba zikoresha amashanyarazi mu mujyi wa Kigali ndetse muri rusange leta yashyizeho ikigo gishinzwe gukurikirana ubwo buryo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali hari ikigo gishyashya cyitwa Ecofleet iki kigo akaba aricyo kizakomeza gukora management cyangwa se kugenzura uburyo izo bisi zikoreshwa no kuvuga ngo bisi zizajya zinjira hanyuma Ecofleet iki kigo kizihe company zitandukanye zigomba kugikoresha inamenye ko ziri gukoreshwa nk'uko bisabwa niba tuguhaye bisi muri company runaka tuvuga ngo iyi bisi kuri iyi linye wakoreshaga igomba gukora ubudahagarara ntuyikoreshe ubudahagarara icyo gihe hazaba harimo kugenzurwa ko ibyo turimo kumvikana urimo kubikora muri polisi rero nuko izo bisi ziza mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali noneho zikomeza kuba izikoresha amashanyarazi no kuvuga ngo nyuma ya za zindi zashyizwemo 200 ziriya 200 zari bisi zisanzwe nazo zizakomeza zikore birumvikana ariko ntago hemerewe kongera kwinjiramo izindi zidakoresha amashanyarazi ubu ngubu zikoresha amashanyarazi nizo zigomba kwinjira mu gutwara abantu n'ibintu gusa ubwo zira zidakoresha amashanyarazi ntihari igihe kizagera zikavamo birumvikana niho biba bigana kuko ni naho tugana turagana kuri Kigali bungabunga ibidukikije ngira ngo uretse no mu gutwara abantu n'ibintu muribuka yuko mu minsi ishize guverinoma yatangazaga ko ibya bindi byo gukuraho imisoro ku modoka zinjira ubu ngubu imisoro ikurwaho ku modoka z'amashanyarazi gusa no kuri za zindi z'abantu ku giti cyabo n'amahybrid ubu ngubu basigaye asora so bisobanura ngo niho turi kugana aho tugana nuko imodoka zikoresha amashanyarazi zakabaye nyinshi muri Kigali haba mu gutwara abantu n'ibintu muri rusange ndetse haba n'imodoka z'abantu ku giti cyabo kuko nibyo bizadufasha gukomeza kugabanya bya byuka bihumanya ikirere nk'uko nabivugaga hari ingingo yindi duhura nayo navuga ikomeye y'imihanda uyu mujyi wa Kigali hamwe ubona imihanda ari minini ariko ugereranyije n'ibihugu duturanye usanga turi mu bantu bafite imihanda mito niko navuge bisate bibiri kenshi bisate bibiri umuntu akibaza ngo ibi kibazo cy'imihanda cyo muri uyu mujyi kizakemuka gite mu gifite ingamba ki niba hari n'amakuru waba ufite kuri gahunda y'umuhanda mperuka kubona abo muri RTD bavuga ko uyu muhanda Giporoso Kabuga na Masaka ugomba kuba bavuga ko mu kwa 2 cyangwa mu kwa 3 umushoramari ugomba kuwukora rwiyemezamirimo agomba kuba yarabonetse niba hari n'amakuru yaho ufite nawe urabikomozaho uvuga no ku ngamba z'imihanda imihanda muri Kigali tuzifite ingamba ndende ngira ngo byaranatangiye wavuga ko dusigaye dufite imihanda myinshi ishamikiye ku mihanda yibanze ntabwo yababeshye
kandi abaturage b'umujyi wa Kigali turabashimira cyane kuko bagiye babigiramo uruhare. Ya mihanda y'imigenderano wabonye ko abaturage batangiye kugerageza kuyikorera, bitangira twababwiraga ko bashika 30% tukagerayo tubongereraho. Bamwe basanga hari ababatanze gushaka 30% bahita bavuga batereka twebwe tubyikorera 100%. Hano muri za Kicukiro Kagarama abantu barabikoze cyane, siho gusa ni hirya no hino abantu bagiye bikorera imihanda y'imigenderano rwose ku kigero cy'100% bakayishyiramo kaburimbo. Ibyo birafasha. Uretse iyo ngiyo abaturage bikoreye, hari niyo natwe twakoze. Twakoze imihanda itandukanye muri projet zitandukanye. Urugero niba tugiye nka hariya Nyamirambo uzabona yuko karitsiye nyinshi zirimo kaburimbo ku buryo niba mu muhanda w'ingenzi harimo imodoka nyinshi, ababimenyereye batangiye kumenya za deviation, ugahita uca mu gahanda runaka. Si hariya gusa rero, ni hirya no hino hari imihanda mishyashya myinshi muri Kigali ku buryo umuntu ashobora kuyikoresha. Ni nabyo dushishikariza abantu bafite imodoka zabo kugira ngo muri ya mihanda y'ingenzi tuhasigire n'ubundi tumere nk'abahasigiye za modoka za rusange zitwara abagenzi. Ni byiza ko umuntu yibuka ko hari iyindi mihanda ishobora kumugezi we, ugatekereza kuyinyura kurusha yuko buri gihe utekereza buri gihe ngo nyura muri uyu muhanda munini. Uko gukora iyo mihanda yindi rero ariko bijyana no gukomeza kwagura ya yindi nayo minini dusanzwe dufite, nk'ibyo ngibyo wari uvuze. Ubundi ni muri gahunda yo kwagura imihanda isohoka muri Kigali, kubera ko imihanda isohoka muri Kigali muri ya masaha ya nimugoroba na mu gitondo usanga yuzuye cyane. Kugira ngo binjire muri Kigali bagere muri ya mihanda yindi myinshi turi gukora bashobora gusaranganya biragora, kuko dufite abantu benshi bakora muri Kigali bagataha mu nkengero. Ibyo rero iyo gahunda irahari yo kwagura imihanda isohoka muri Kigali, haba hariya kugana iburasirazuba, haba kugana mu majyepfo, hose tuhafite gahunda. Uzabanza vuba rero n'uwo nguwo wavugaga wa Prince House Masaka, kuko ubu ngubu abantu barimo kubarirwa kugira ngo bazahabwe ingurane, noneho umuhanda utangire gukorwa. No kuvuga ngo uriya muhanda wo rwose ibyawo bimeze neza, birateguye bigomba gutangira vuba. Ubikitugoye ni ukuvuga ngo ibyo byo kubarira abaturage birangire. Ni nayo mpamvu dusaba abaturage ngo baboneke babarirwe, hanyuma ibyo ngibyo bive mu nzira, kubera ko buriya nta muntu dushobora kuexproprier cyangwa se kumukura ahantu yaratuye ataramara kwemeza ko yabariwe ngo anabisinyira avuga ati nabibonye amafaranga nzahabwa naya cyangwa se ingurane nzahabwa n'iyi ngiyi, akayisinyaho. Ibyo ngibyo bitararangira, uwo muntu aba ameze nk'aho ari kudindiza umushinga, kuko turamutegereza. Ariko nubwo tumutegereza, hari igihe kigenwa n'amategeko. Ibyo ngibyo nabyo abaturage bagomba kubyibuka, kuko harimo abakeka ko niwiburisha ukabura bizarangira batagukuyeho. Nta muntu n'umwe ushobora kudindiza ibikorwa rusange ngo atume bitabaho. Bishobora kudindira kubera ko barimo kugutegereza, ariko ntabwo bishobora kutaba. Hari igihe rero giteganywa n'amategeko kigera iyo wabuze cyangwa se wanze kubyemera, wabishaka utabishaka bigakorwa. Amategeko afite uko abigena ko biba bigomba gukorwamo. Kuri uriya muhanda ho birumvikana ko ibintu byaho biteguye neza, byanze bikunze buriya n'igihe bizatangira gushyirwa mu bikorwa cyaba kizwi. Navuga ngo byaratangiye, kuko nkuko nabivugaga ubu ngubu turi muri mu kubarira abantu imitungo no kugira ngo basinye. Ibyo birangiye ni uguhita bishyurwa, noneho umuhanda ugatangira ugakorwa. Ubundi bifite igihe cy'amezi 3 kugira ngo ibyo ngibyo bikorwe, kuko muri icyo gihe cy'amezi 3 niho hahandi ubarira umuntu akaba afite n'uburenganzira bwo kuza kuvuga ngo wenda ibyo wambariye ntabwo nabyemeye, cyangwa se yaba yabyemeye agahita bisinyira, yaba atabyemeye mukaganira, mukajya muri negotiations, mwamara kuganira mukamenya aho muhurira, agasinya natwe tugasinya. Kandi nabwo byaba byananiranye, nabwo cya gihe nyine kikarangira cy'amezi 3 tukamenya ngo uyu nguyu byarananiranye. Amategeko ateganya ko ibyo twakubariye icyo gihe tubiguha, wowe ukagana inkiko,
noneho ariko tugakomeza akazi. Inkiko icyo zizategeka akaba aricyo kizakorwa. Niba inkiko zivuze yuko iby'umujyi wari waguhaye ari ibyo ngibyo n'ubundi uba warabibonye, icyo gihe utahana ibyo. Niba hari ikindi zongeyeho, icyo gihe ukakibona, ariko ukakibona imirimo yaratangiye. Ni icyo ngicyo rero ubu turi muri iyo phase yo kuvuga ngo abantu babarirwe, basinye bavemo, noneho umuhanda utangire ukorwe. Uko birangira kare, tugize amahirwe abantu bose bakabyumva nk'uko tubibasaba, bakabikora kare rwose, no mu kwezi kumwe n'ubu byahita bitangira. Ubwo deadline hari ni icyo gihe cy'amezi 3, ku buryo byanze bikunze mu kwezi kwa 10 bizaba byaratangiye, umuhanda uzaba waratangiye gukorwa. Uriya muhanda se nutangira gukorwa ko ari ukuwagura, abantu basanzwe bakoresha uriya muhanda bo bita bigenda bite? Umuntu ahita yibaza niba hatazaba hafunze, tuzagenda dute? Ntabwo hazaba hafunze, kubera ko n'ubundi umuhanda uzaba ugiye kugirwa ibice 4. Ni ukuvuga ngo uzikuba kabiri kanarengaho gatoya buriya. Ubwo rero ukuntu biteganyijwe nuko buri gihe hazaba hari igice cyateguwe abagenzi bari kunyuramo, kandi kingana na kuriya hasanzwe hangana. Imodoka zibasha kubisikanira icyarimwe nta kibazo. Bizaba biteguye. Ubwo bisobanura ko igihe bazaba bakirimo kunyura muri kiriya gisate gisanzwe, wenda bazaba batangiye gukora bya bindi bazongeraho. Igihe byabashije kugendeka, bashobora kugaruka bakatangira gusenya hariya. Abatekinisiye bafite uko babikora bigakunda, ariko muri gahunda dufitanye nuko buri gihe hazaba hari aho abagenzi bashobora kunyura hangana naho basanzwe banyura. Turi kumwe n'umujyi wa Kigali, turi kumwe n'umuvugizi wawo Mark Claudine Ntirenganya. Turimo turaganira kuri serivisi zo gutwara abantu n'ibintu mu mujyi wa Kigali. Turareba ibimaze kugerwaho, urugendo rumaze guterwa. Turareba kandi n'imbogamizi zihari n'uburyo buteganyijwe bwo kuzikemura. Nibyo turi kuganiraho muri aka kanya. Reka dufate akaruhuko gato, mu kanya ndaza mbaha nimero de telefone, muduhamagare mutubwire namwe ibyo mwibaza ku byo turi kuganiraho. Turi muri Face the Nation ni Royal FM. Mark Claudine, twe tugiye mu karuhuko n'ubundi tumaze kubona ibiteganywa gukorwa, ariko ntitwabura no kwibaza ku kintu abantu benshi bakunze kwibaza, niba ari amakuru make abantu baba bafite, niba ari sinzi, muratubwira icyo mubitekerezaho. Ubwinshi bw'abantu muri bisi, kugeza n'ubwo abantu bamwe bagenda bahagaze, kugeza n'ubwo abantu bafata imodoka nka zira bakazita amazina, bakavuga ngo iyi nishira umuteto, bati ahangaho tugenda turi ku ipingu. Bigaragara ko mu bitekerezo baba batanyuzwe. Iki kintu urakivuga iki? Urakoze cyane. Ubundi cyambere twavuga nuko ziriya bisi ni bisi zikora mu mujyi wa Kigali, ntabwo zijya mu ntara. Nayo mpamvu zikoze uko nguko, zikoze ku buryo umuntu ahagarara. Abagiye babasha kujya mu bihugu byateye imbere, ntabwo ari twebwe tubikoresha gusa, n'ahandi rwose usanga ziriya bisi bazifite abantu bahagarara. Ariko nubwo bisi abantu bagomba guhagarara, ari nayo mpamvu bavuga ngo ni nyine ni circulation yo mu mujyi. Ubundi nuko umuntu atakagombye kubatindamo, urayijyamo hanyuma ujya aho ugiye, kandi ni mu mujyi, bamwe baravamo abandi bajyamo, ku buryo ushobora no kugera mu nzira ukaba wabona aho wicara. Kuba rero bahagarara ntabwo bisobanura ko ubundi bakagombye guhagarara ngo babe benshi cyane, kuko nazo zigira umubare ntarengwa. Zigira umubare w'abantu zigomba gutwara ntarengwa, ndumva ari 70. Kandi abo bantu zigomba gutwara ubundi haba habaziriya myanya yabo bicaye, ariko buri muntu akabarirwa, uhagaze akabarirwa akantu ko gufataho. No kuvuga ngo iyo murengeje akantu ko gufataho mugashika kugafataho muri 2 cyangwa muri 3, ubwo nyine muba murimo gutendeka. Ngira ngo abantu bagomba no kubisobanukirwa nabo ubwabo, kugira ngo bajye banafasha shoferi guhagarara neza, noneho bamenye ngo nyine byarangiye, bisi iruzuye, shoferi abashe kugenda. Buriya shoferi ubundi arabihanirwa iyo yarengeje, kuko niyo abantu barimo binjira batapinga bashyiraho kadi, bisi birimo kubara abantu bari kwinjira, imwereka umubare. Bivuga ngo nawe ubwe arabizi ngo bisi iruzuye, ubundi yakagombye guhita agenda, ntabwo yakagombye kureka ngo akomeze arenze. Imwereka umubare rero, kandi gutendeka nk'ibindi byose birahanwa, bihanwa n'amategeko, ntabwo gutendeka byemewe. Ariko kubera ko hari ukuntu, hari igihe nko muri ayo masaha y'umuvundo abagenzi ubwabo baba bashaka kugenda, akabona bisi igiye kumusiga yamaze kuzura, akavuga ati nanjye mundeke njyemo, nanjye njyemo. Ugasanga abo ubwabo nibo bashatse kujyamo cyane. Birumvikana wa wundi uri kujya kwiseseka ari kujana abo yasanzemo, nubwo bwose ari kureba inyungu ze kugira ngo nawe agende.
ariko hari n'igihe n'abashoferi nabo ubwabo babikora nka kampani, ugasanga nabo barimo gushyiramo abantu benshi, cyangwa se rimwe na rimwe shoferi akanabikora na kampani itabizi, ugasanga abari kuzamo nyuma bamwe harimo abo batahaye batakorejeho ibyo twita ngo gukozaho, batakorejeho. Ibyo ngibyo byose rero ni ibintu bitemewe. Dufatanya na RURA gukomeza gukora ubwo bugenzuzi, kandi tukanafatanya na polisi kugira ngo turebe yuko byagenda bicika, ariko tunemera ko kugira ngo bicike burundu cyangwa se binacike tubishobore kubica ari uko za ngamba zose twavugaga zizashyirwa mu bikorwa, kuko nitumara gushyira mu bikorwa gahunda yo kuvuga ngo bisi yakagombye guhita ihaguruka muri gare kuri iyi saha cyangwa se ntiyakagombye kurenzamo iyi minota, icyo gihe ntabwo tureba ngo wujuje cyangwa ntabwo wujuje, iyo saha iragera nyine ukagenda. Icyo ngicyo rwose twakwizeza abantu ko ari ikintu kizakemura kiriya kibazo, kuko natwe ubwacu ni ikibazo kiduhangayikishije, ni ikibazo gihangayikishije polisi nk'abareba umutekano wo mu muhanda, ni ikibazo gihangayikishije RURA, ni ikibazo tuzi rwose kiduhangayikishije, kandi izo ngamba zose zigana kugenda kutugikemura. Mu by'ukuri ni ikibazo koko, kuko ibona abantu bajya guhimba ibintu amazina, kagera bakazaho n'imvugo ivuga ngo nta mugenzi usiga undi, shoferi akabapakira no hamwe binjirira gutya, ugasanga harimo abantu bahagazemo, abicaye, ababyiga n'abantu badahumeka, abagenda batongana. Nigeze kumva bijojuta bavuga bati izi modoka, ugasanga umuhungu ari inyuma y'umukobwa bigenda bicugusa byegera bitya gutya, ugasanga bamwe barakaye ngo bameze nk'abakorewe harassment, kandi mu by'ukuri nta wazindukiye kuyimukorera. Muramutse mubikemuye iki kintu kizaba ari ikintu cyiza cyane, ndakeka abantu iyi nkuru bayishimira. Hanyuma nubwo ibi biri kuba, ariko dufite abandi bantu batwara abantu mu buryo bwabo bwite hano mu mujyi. Hari n'ababigize business, niba bizwi sinzi, ugasanga yiguriye nka za modoka za fan, za zindi nini, akavuga ati genda zinduka nkajya hanga zantwara abantu gake gake umugoroba ugera maze kugira nk'ibihumbi nka 50 ngataha nayo. Management y'aba bantu duhere wenda kubemewe, kampani zizemewe, muzihuze n'aya mabisi. Izi kampani ziko nazo ziri kugenda ziba nyinshi zitwara abantu, bo murabateganyiriza iki? Bazakorana bate n'aya mabisi? Donc abazahura bati. Yego, urakoze. Nkuko nari namaze kubivuga, hariho cya kigo cyagiyeho kizadufasha gukomeza gukora iyo management, cyane cyane y'izo modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange muri Kigali. Iki kigo ibyo ngibyo ibyo bibazo byinshi byose kizagomba kubikemura. Aba bantu rero batwara abagenzi ubundi baba bagomba kubisabira uruhushya, bakabihabwa nk'uko wari umaze kubivuga, bikaba byemewe, akabazwi, azi ko atwara abantu. Biranadufasha no mu rwego rwa security, mu rwego rw'umutekano w'abagenzi, kubera ko mu rwego rw'umutekano w'abagenzi niba hari ikintu wabuze cyangwa se wagisize mu modoka utanabishaka, utabizi, burya iyo wakoreshaga imodoka yanditse, twara abagenzi yanditse, biba byoroshye kugira ngo na bya bintu byawe ube wazabibona, kurusha ko waba watwawe n'umuntu waje kwiba, waje gukora gutyo gusa. Uyu munsi izo modoka zitwara abagenzi ntoya zikaba atari zo zinaduteye ikibazo, ahubwo ikibazo tukaba tugitewe cyane n'izo zindi zisa naho zikora mu buryo butazwi, zikora mu buryo butemewe. Ubundi buriya hari ahantu ziba zigomba gukora, ndavuga bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zigomba gutwara abagenzi. Noneho bisi, wenda ntangiriye kuri bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, ubundi ikibazo cya mbere zivuga gituma zitinda muri gare, cyane cyane muri amasaha y'igihe abagenzi ari bake, nuko zirekarama ko iyo zisohotse muri gare zitujuje, zigera ku byapa abagenzi zikababura. Kandi zikababura kubera ko zisanze hari abandi babatwaye bandi. Noneho abandi nabo bakavuga bati twebwe dutinda ku cyapa, iyo tubonye udutwara ntago twareka kugenda. Noneho bisi nazo zikavuga ziti twazibwira ngo abagenzi bo baravuga ngo basanga aho bari ku byapa, nimubabona ku byapa baragenda. Bisi ikavuga iti mwambwiye ngo ngenda ariko nagenda babura.
iyo ni dilema dufite, ni ikibazo dufite twebwe nk'umujyi wa Kigali, kandi usanga giterwa n'izo modoka. Ni ukuvuga ngo bisi koko iracyatinda muri gare kubera ko nigenda nta bagenzi iri busange ku byapa, ba bagenzi bamaze kugenda. So ubundi bisi zitwara abantu mu ntara na za twegerane zijya zigarukira Nyabugogo ariko zigomba gukorera hanze ya Kigali, biba bivuga ngo iyo zigeze muri Kigali, zinjiye muri Kigali, aho winjirira niba uturutse Iburasirazuba, niba uturutse mu Majyepfo, niba uturutse, iyo winjiye ahitwa ko ari muri Kigali, ubwo mu Majyepfo dutangira kubara Bishenyi, Iburasirazuba dutangira kubara Kabuga, gutyo gutyo. Hari ahantu babizi ko baba bageze mu nkengero za Kigali ku buryo ubundi utagomba kongera gufata umugenzi ku cyapa. Ni ukuvuga ngo abo wavanye mu ntara nabo, ubwo ngubwo uragenda ujye kubadepoza Nyabugogo, ariko niba baviramo mu nzira urabavaniramo ku byapa, ariko ubundi ntiwemerewe gufata umugenzi ku cyapa, kuko uwo mugenzi hari izindi bisi zigomba kumutwara, zigomba kumutwara. Noneho abo bakavaho, ubwo abo ngabo navugaga aba mbere mu batwara b'abagenzi bo ku byapa. Yego. Abo bavaho hakaza noneho bariya basa naho bikorera. Njyewe Emma Claudine ngeze ku cyapa, nsanga hari abantu, mpita mbabwira nti ndagana mu mujyi, niba hari abajya mu mujyi mujyemo murampa 500 cyangwa se 1000. Ubwo nanjye nibye abagenzi ba ya bisi. No kuvuga ngo nari mvuye gukorera mu ntara, naba ndi gusirikira njyewe mfite imodoka yanjye, nkavuga ngo reka abantu mpfe kubatwara, bampe makeya, noneho nkagira ngo nkabigira n'akamenyero, nkavuga ngo iyo nciye kuri kiriya cyapa haba hari abantu barabimenyereye, nkurama y'icyayida nkahita ngenda nkahagarara nkabatwara cyane. icyo abanyakigali bagomba kudufasha kumva ni uko ubigira akamenyero ukajya kwivanga muri bizinesi itari yawe, ni kuri kwica ya bizinesi ya bisi. Ni nako natwe nk'umujyi wa Kigali urimo uratugora, kuko uko tuyitegeka ngo nisohoke ntabwo iri busohoke, kuko nijya gusohokera asanga abagenzi bahavuye. Ariko iramutse babonye icyo gihe yahita ibona yuko koko iyo isohotse muri gare itujuje, igera ku byapa abagenzi kababona, kandi mu buryo buhoraho, atari ibyo kuvuga ngo ni pari hazari ngo noneho nasanze batabatwaye, ngo noneho se nzongera gusanga batabatwaye ryari nko mu minsi 3-4, ibyo rero umuntu ajya bisobanura, abantu rimwe na rimwe ntibahite babyumva vuba, ariko ziriya modoka zitwara abagenzi ni nayo mpamvu zirahanwa kandi burya zinahanwa ku buryo bwihanukiriye. Ni ukuvuga ngo buriya ni RURA ibikurikirana, turafatanya cyane cya kigo wavugaga nacyo cyatangiye kubishyira mu yego Ecofrit yatangiye gukora, turafatanya natwe nk'umujyi wa Kigali. Buriya tuba dufite abantu b'abagenzuzi hirya no hino, rimwe na rimwe tunashyiramo aba youth volunteers, buriya baradufasha cyane, urubyiruko rw'abakorerabushake ruradufasha cyane cyane. Hari igihe baba barimo, uzakunda kubabona bambaye amajire ariho umujyi wa Kigali, akenshi rero baradufasha kandi ntibahana bo, ariko abashobora kuba yafotora n'iyo modoka tukamenya ngo akahita atanga raporo akavuga ati iyi modoka ifite plaque iyi n'iyi itwaye abagenzi kuri iki cyapa, imodoka gutyo gutyo. Harazamo dilema ku mugani wawe. None hari abanyempuhwe hanze aha, nshobora gucara nkabona abantu bategereje bisi bayibuze, ngahagarara nkabatwara, nkabaha lift, bakamfotora, nkaba nahanwa ngo natwaye abantu mu buryo butemewe. Ibi bintu byo muzabikemura mute ko mbona numva hari n'abantu b'imitima myiza bagiye kubura uko bayishyira mu bikorwa? Buriya umutima mwiza nyine muri business uragoye. Uri murica business y'abandi uzanye umutima mwiza muri business uragoye, ariko ubundi ikintu kigorana cyane, ntago twebwe nko mu mujyi wa Kigali twanze abantu bafite umutima mwiza, kuko ubundi tunavuga yuko umuntu abihanirwa ari uko atwaye abagenzi akabishyuza. Yego. Haba hasigaye icyo kibazo cyo kumenya ngo uratandukanya gute utwaye abagenzi akabishyuza n'utwaye abagenzi ntabishyuze. Bisobanura ngo nubwo ufite umutima mwiza, ubundi ntabwo wemerewe kujya gufata abagenzi ku cyapa cya bisi. Uramutse uri kuva mu rugo muri quartier, wakagombye gukoresha wa mutima mwiza ukagira abutwara wabonye mu nzira hafi muri quartier, abo wabonye ahandi baguteze ariko batari ku cyapa cya bisi, cyangwa se ukaba ufite n'abandi muturanye buryo ubu bafite batagira imodoka, ushobora no gushyiriraho gahunda rwose kubabwira uti ngiye nzajya mbatwara ngende iki gihe, muzajye muzamba lift. Rwose uwo mutima mwiza ntago tuwanga, ariko ikibazo ni igihe umutima mwiza utangiye kwivanga n'ubujura n'amanyanga,
hari igihe kubitandukanya bikunanira bigatuma nyine na wa muntu w'umutima mwiza niba atigengesereye nawe arabigwamo kubera ko byanze bikunze hari kiba kigomba gukemuka. Murandabizi ko ubundi guhagarara no ku cyapa cy'abagenzi uri mu modoka yawe isanzwe ntago byemewe. Ntago byemewe, muzanabibona ko akenshi polisi izika kubaza impamvu hahagaze, nubwo ushobora kuba wavuga uti ndahagaze kugira ngo nitabe telefone cyangwa se ndahagaze kugira ngo ngire gute, niba utemerewe ubundi guhagarara ku cyapa cya bisi binasobanura ngo nta nubwo wakagombye kubona yuko hari abagenzi ugomba kugenda, kuko ntago ibyo abagenzi bari ku cyapa cya bisi ntabwo bikureba. Buriya habaho babandi nakubwiraga, babandi bambaye amajire, iyo bibaye ngombwa umurongo wabaye munini ku cyapa runaka kandi hagashira umwanya nta bisi baraduhamagara icyo gihe urumva na Ecofrit izajya ibikoraho neza, noneho bakakora ku buryo bakorana na kampani hakora, bakayisaba kohereza bisi mu buryo bwihuse ikavuga n'ikibazo ifite, ku buryo hari n'igihe zitizanya, bakabambwira niba wowe nta bisi ufite none ahijya gutwara abagenzi bari ahangaha hashaka iyindi jyayo. Kandi abantu bagiye babikora barabizi, bagiye batumenyesha bakavuga batahangaha byagenze gutya cyangwa byagenze gutya, icyo gihe tugerageza kubikemura. No kugira ngo rero tubikemure mu rwego rw'igihe kirekire, long term, kuko wowe yuje ugaha umuntu lift, umuhaye lift ukemuye ikibazo cy'umuntu umwe cyako kanya, ariko uri kwica system ya rusange kandi y'igihe kirekire. Icyo ngicyo nicyo tuba tugomba kumva. Aha wabaha nka message uretse kuba ari imyumvire bashobora kugira bakavuga bati turabiretse, ariko bakwiye no kumenya n'icyo itegeko ribateganyiriza ku buryo n'umuntu yabikora akavuga ati ariko nimfatwa ndabizira. Yego, no kuvuga ngo bishobora kukugora cyane ko waramutse ufashwe uri gukura abagenzi ku cyapa, ushobora gusobanura ngo ntabahaga lift bisanzwe, kandi wafashwe nk'umuntu nyine uri kwiba abagenzi ku cyapa, ubundi imodoka yawe irafungwa. Check this out from Classic Throwbacks. Pardon, byari byivanze. Imodoka yawe irafungwa mu gihe kitari munsi y'iminsi 7 kandi ugacibwa n'amafaranga 200,000. Ni ibintu rwose bitoroshye, na amande ateganywa n'itegeko. Abantu bakwiriye kubyumva, ni amafaranga atari makeya ushobora kuba nyine wacibwa kuko watwaye abagenzi bagiye kukwishyura 10,000 cyangwa se 6,000, ukabuciwe 200,000, cyangwa se wari unabahaye lift wa mugani. Ni ikibazo gikomeye. Ubundi biba binasobanura ngo niba hari abantu bawe bagutegereje ahantu runaka, ntabwo ukwiriye kubabwira ngo ni mujye kundeba ku cyapa cya bisi, ubundi bagakwiriye kushakika ahandi hantu ushobora guhagarara bikemera hafi aho. Ariko nanone buryo bibabwiye ngo nibajye ku cyapa cya bisi nabyo birashoboka. Hari ukuntu iyo ari abantu mufitanye gahunda bihita bigaragara, kuko uhita ubabwira uti nimwigire imbere, icyapa burya kiba ari kirekire, aho abagenzi bahagaze bategereje bisi n'aho abandi bategereje umuntu wigenga bari, burya biba bitandukanye kandi ugahita ubibona ko bafitanye gahunda. Bari abantu rero nabo ntago ari robo, ibyo byose baba bashobora kubibona. Ariko rwose iyo uri gutega, kuko akenshi njyewe niyo ngeze ku cyapa cya bisi nari mfitanye gahunda n'umuntu, uhita ubona kaza agahita nsuhuza. Bitandukanye na kwa kundi nyine abantu bazi ubona ko bari kubaza imodoka irajya he nangahe, biba bitandukanye. Hari abantu bihimbiye aho bahagarara atari mu cyapa. Ndahazi henshi rwose, sinshobora kuhanyura ngo mbure gusanga abantu 10, ukwibeshya ugahagarara gusa baraza, baba ari benshi cyane. Singiye gutanga ingero z'aho hantu, abantu mudukurikiye murahazi, siritu abantu berekeza muri biriya bice twakunze kuvuga birimo ambutiyaje cyane, bigana za Kabuga, za Masaka. Abo bantu bo barihimbiye ahantu, ugasanga bahinduye ahantu ho guhagarara. Bo management yabo ikorwa gute? Bateze ugasanga yikojeje muri gare Remera n'urugero, akamfata urugero nta kintu bitwaye, akajya muri Remera muri gare akabona umurongo uri muremure, agahita amanuka gato ahantu bita kuri Sabasi, hari farumasi yitwa gutyo. Aho hantu uko byagenda kose ntushobora kuhasanga abantu bari munsi ya 5 bategereje za modoka, bavuga ngo za modoka zitaha. N'abantu bataha rero muri biriya bice bamaze kubimenyera, barahagarara nyine, uhagarara tayari bahita binjira. Hari n'abahungu baba hari nabo bashinzwe kubinjiza, bagahembwa nabo. Icyo kintu niba ari hari ntanze urugero, hari n'ahandi biri, abo bantu bo wabavugaho iki byabo byajya ku murongo bite? Abo bagenzi bo sinabarenganya, nta nubwo tubahana, kuko ntabwo umuntu ashobora kuguhanira yuko asanze uhagaze ahantu. Biranagoye ko ushaka kuvuga ngo mpagaze kuko nteze. Yego. Ariko buriya ubatwara niwe kibazo, kubera ko
nubwo bwose badahagaze ku cyapa cya bisi cyangwa se atari muri gare ariko tugenda tubimenya. Ni nk'uko hariya na Nyabugogo naho hari igihe ujya kubona ukabona abantu bambutse bakajya kuri sitasiyo ya hariya, abandi bakajya ku yindi sitasiyo bitewe n'aho bagana. Ubundi akenshi utwo duce twose tuba tutuzi, haba hasigaye umukwabo rwose w'igihe runaka kugira ngo za modoka ziri kuza gutwara abagenzi aho hantu nazo zibihanirwe. Ni ukuvuga ngo ikitworohera twebwe ni uguhana imodoka zibikora. Wa mugenzi we ntago wamuhana, ariko buriya hahagaze akabura imodoka ntihagire imutwara, birumvikana yasubira muri gare, nyine yasubira aho agomba gutegera. Kuko ubundi wakabaye utega imodoka ya rusange cyangwa se ukaba ufite imodoka nyine ya prive ariko nayo yemerewe gutwara abantu, wabwiye ngo uraza kunsanga ahangaha, iragusanga iwawe se, iragusanga ahandi hantu. Ariko rwose gutegera imodoka ku muhanda muri Kigali ushaka kuyishyura, wakagombye kumenya ngo nyine hari ahantu hategerwa imodoka za rusange kandi nizo ugomba gutega. Nawe utwara abantu ku muhanda muri Kigali ushaka kubishyuza, ibuka yuko aho wabafatira hose patrouille igufashe rwose byo urahanwa. Mu kanya gato reka dufata akaruhuko gato duhite tugaruka tujya ku kintu kirebana n'imyumvire. Imyumvire yo kugenda mu modoka rusange ni ikintu tutamenyereye, turaza nabyo kureba ibyabyo. Reka dufata akaruhuko gatoya. Twari tugiye mu karuhuko, nari mbabajije ikibazo kirebana n'imyumvire, kangurambaga niba bikenewe kuri iki ngiki, niba ni imyumvire y'abantu kugenda mu modoka. Abantu babona umuntu uri muri bisi, benshi bakumva ko ari uko umuntu yabuze uko agira. Nagira ngo mutubwire kuri iki kijyanye n'imyumvire, mubona duhagaze hehe? Urakoze. Ubundi kugenda muri bisi ntabwo ari ukubura kugira. Ngira ngo iki cy'imyumvire kizagenda kinahinduka buhoro buhoro. Hari gahunda twagiye dutekereza gushyiraho zituma imyumvire ihinduka, ariko dusanga kuzitangiza ubu ngubu none bishobora kuba bigoranye kubera ko tuzi ko hakirimo n'utwo tubazo tundi dutandukanye. Urugero, turimo turatekereza ngo dushyireho umunsi ushobora kuba ari kuwa gatanu cyangwa undi tuzita Green Friday ni urugero. Ariko icyo gihe tukankuraje abantu ko uwo munsi umuntu akwiriye gusiga imodoka. Niba udafite imodoka ikoresha amashanyarazi, urayisiga mu rugo uze gutega imodoka ya rusange. Cyangwa se nawe niba unabishaka, nubwo ufite imodoka ikoresha amashanyarazi, if you want, ukaba wagenda mu modoka ya rusange. Icyo ni ikintu twatekereje cyane, ariko dusanga kubikora nonaha bishobora kutugora. N'ubundi ziracyakoreshwa n'abantu benshi, ziracyuzuye cyane. Kuza gushishikaza abandi bantu ngo nabo nibaze bazigendemo biratugoye. Ariko uko ziyongera cyane cyane na za bisi zikoresha amashanyarazi, uko zirimo kugenda ziba nyinshi, uko za ngamba zose navugaga twamaze kuzishyira mu bikorwa ku buryo noneho kugenda mu modoka ya rusange byoroshye, niko tuzatangira gushyiraho n'izo ngamba zitandukanye zo guhindura imyumvire, kugira ngo umuntu abone yuko burya kugenda mu modoka ya rusange ni ibintu bya buri wese. Uyu munsi meya w'umujyi wa Kigali yavuye mu rugo aza gutega imodoka ya rusange agera ku kazi, cyangwa se undi muyobozi cyangwa n'undi muntu runaka. Noneho tukagenda tubibona ko imodoka rusange ni imodoka rusange. Icyo bidusaba ni iki? Nuko ya modoka rusange iba yatangiye gukora neza nk'uko tubiteganya. Yatangiye gukora neza, iri gutwara abantu batarengeje umubare, iri guhagurukira igihe igomba guhagurukira, kandi no mu nzira nta kibazo gihari. Twagiye tubona hari ibihugu bimwe rwose usanga imodoka za rusange zikora ku buryo umuntu agira akakubwira ati ubu ngubu ngewe nzigama amafaranga nakabaye ngure essence, kubera ko mu modoka rusange ari amafaranga make cyane. Ugasanga irasukuye, isa neza, abantu bayirimo bari smart, nyine ukabona yuko mu modoka rusange nyine na ahantu nyine nk'ahandi hose, kandi rimwe na rimwe heza kurushaho. Kuko iyo utwaye yawe buryo uba ufite n'ibibazo byinshi mu mutwe, uba ufite imibare myinshi kugira ngo udakora agisida, kandi iyo ukoze akagisida gato bihita bikujyana mu bindi byinshi, gahunda zawe zikaba zirahagaze. Ariko ndamutse ndi mu modoka rusange nigira n'ikibazo barahamagara indi zidutware dukomeze, urumva icyo gihe ibibazo byose bindi byo mu muhanda ntibiba bikureba. Icyo gihe uri no mu modoka rusange ushobora no gukomeza ugakora akazi kawe, kandi mu gihe nyine zizaba ziri gukora neza nk'uko tubiteganya. Navuga ngo rero twebwe uko tubibona nk'umujyi wa Kigali, imodoka za rusange ni imodoka buri muntu wese akwiriye kuba yatega igihe abishakiye n'igihe yabiteganyije.
ahubwo inshingano dufite nizo zo kugira ngo zikore neza nyine ku buryo buri muntu uko abitekereje uko abyifuza ashobora kubikora. Noneho n'igihe twashyizeho gahunda nk'izo ngizo zishobora kudufasha gutuma abantu bakomeza kuzitabira, tukazishyiraho natwe twumva turi happy twishimye, kuko tuzi ko nibajya kuzifata batari buze kutubwira ngo twagiye kwifata turayibura, twagiye kwifatira tinda. Nkurikije ukuntu mbyumva, uyu mujyi wa Kigali urashaka ko imodoka rusange abantu bazitabira, abantu bakava nyine bakitabira kugendera hamwe, reka mbare ko mbivuga, no kubungabunga icyo kirere bishingiye kuri zira modoka zikoresha amashanyarazi. Umuntu agahita atekereza abandi bantu badufasha muri transport bitwa abamotari. Aba bamotari bo ubwabo nabo bakoresha moto, nubwo hari zira nabonye zaje z'amashanyarazi nazo, ariko bo icyerekezo cyabo mu mboni z'umujyi wa Kigali, bo aba bantu gahunda yabo imeze gute? Abamotari ubundi twavuga yuko ntago bazavaho, ntago bazavaho, ariko ntago duteganya ko bakagombye kuba aribo bakomeza kwiyongera ngo babe benshi cyane. Ngira ngo muranabibona uko abamotari baba benshi cyane niko n'umujyi kuwugendamo biba bigoranye, bigenda bibi bigoranye, ariko n'ubundi ntago bazavaho. Nubwo ya modoka rusange izabigenda neza, ariko ntabwo bibuza ko buri gihe hari umuntu ku giti cye ushaka kwihuta mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi nacyo abamotari badufasha. Kandi nubwo ya modoka rusange izabigenda neza, ntabwo bizabuza ko hari abantu bagifata za modoka nazo ziri private, nazo zikorera amafaranga. Ntabwo rero twumva ko bazavaho, ntabwo bazavaho, ahubwo byombi bizakomeza gukorana, ahubwo byombi bigende bikora neza kurushaho. Wenda ninjiye cyane no muri cyo cyerekezo cy'imodoka za rusange, urabona mu mujyi wa Kigali, igihugu cyacu mu cyerekezo cyacyo ndetse na gahunda nyinshi umukuru w'igihugu ahora dushakira, ubona ko twinjiye mu cyerekezo cyo kuba umujyi wakira inama mpuzamahanga, ukakira abashyitsi benshi, uretse inama ukakira ibikorwa byinshi mpuzamahanga. Ubu ngubu mu kwezi kwa 9 dufite iririya siganwa ry'amagare ryo ku rwego rw'isi, no bwa mbere rigiye kubera muri Afrika. Tuba dushaka rero ngo niba tugiye kwakira irushanwa nka ririya rifite nk'abantu 5,000 bagiye kwinjira muri Kigali, ba bantu baze muri Kigali, ariko tuvuga ngo ese dufite imodoka ya rusange ica kuri airport. No kuvuga ngo ya modoka rusange iragenda igaca kuri airport, ikagaruka mu mujyi, ikagaruka ahantu runaka, noneho ku buryo wa muntu w'umushyitsi uje ushobora kumubwira uti wamuhaye guide cyangwa se ibizamuyobora, kuvuga nuva muri airport urafata bisi nimero iyi niyi, iraza kukugeza mu mujyi ahari hoteli yawe, cyangwa se nikugeza mu mujyi urongera ufatiye iyi niyi iri bukujyane kuri hoteli. Ubundi iyindi mijyi yamaze gutunganya ibyo bintu byo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange usanga ariko bikora, ariko buri gihe ntibibuza ko hari umuntu uzakenera kuba yafata ya moto, ntibibuza ko hari umuntu uzakenera kuba yafata ya bisi, ariko biramutse binakomeje bikageraho za moto zacika, icyo gihe byaba bisobanura ngo ni mu myaka myinshi n'ubundi umuntu yaba yabashije gutransitioninga cyangwa se kuva mu kwa kuba umumotari no kujya mu kandi kazi. Nibaza ko nta muntu n'umwe byahutaza, ariko icy'ingenzi ni kimwe nuko umujyi wacu tuzaba turi kuwugira mwiza kurushaho, wa mujyi ko kubereye kwakira ba mukerarugendo, aba tourist bo mu bwoko bwose, kandi iyo business yo kwakira abanyamahanga mu gihugu cyacu cyangwa se no mu mujyi wacu igakomeza kuzamuka. Ubwo abamotari aho bari bahumeke, nta gahunda yo kubakura mu mujyi. Hari igihe byigeze bibaho mu myaka yatambutse ukumva ngo abamotari bakuwe mu mujyi, bigatera ibibazo mu buryo butandukanye. Gusa ntibibuza ko ari icyerekezo kiba cyaganiriweho, noneho umuntu akareba icyo gukora. Buriya za ministeri nizo zifata polisi, zikareba aho tugana n'icyo tukwiriye kuba dukora. Nagiye mbona hari imijyi nimwe usanga itagira abamotari koko, ariko ubwo nicyo uwo mujyi uba wahisemo unakurikije uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu uko bihagaze. Tuzagenda tureba polisi zigenda zishyirwaho, tuzubahirize. Twebwe nk'umujyi wa Kigali icyo dushinzwe ni ugushyira mu bikorwa. Tuganiye ku musozo rero w'iki kiganiro cyacu, ndagushimiye cyane, ariko byanze bikunze hari ubutumwa bwihariye ushobora kugenera abagenzi tanga serivisi yo gutwara abantu, ubwo butumwa wabagezaho ubundi tugasoza. Yego, urakoze cyane. Icyo nabwira abantu nuko muri Kigali yacu icyo twifuza nuko ibintu byose bibera umuturage uri muri Kigali. Wa muturage uri muri Kigali ari muri bya bice uvuze, harimo uri gukora business, ariko harimo n'urimo gukenera za business zikorwa n'abandi, izo services zitandukanye. Twese
tukomeze kujyanamo n'ubuyobozi, ibintu ubuyobozi buba buri gutekereza nubwo bwose bishobora kubangamira inyungu zanjye nk'umuntu umwe nonaha, ariko akenshi ni inyungu rusange, kandi nanjye iyo maze kujyana nazo nkabimenyera ubuzima burahinduka. Nuko gusa impinduka zigora gatoya ariko biremera. Dufite rero gahunda nyinshi zo gukomeza kugira ibintu byiza kurushaho, kandi izo gahunda zizaba zirimo no kuba twakwimura abantu bakagira aho bava kugira ngo ya mihanda ikomeze kwagurwa, gari yagurwe n'ibindi. Turabasaba gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bakabyumva. Niba uhamagawe kugira ngo barirwe igihe n'agaciro ry'ibyawe, banguka rwose, boneka, wishaka kwihisha ngo ntago ngushaka kwimuka. Iyo ibikorwa rusange bigiye kuhanyura, byanze bikunze bigomba kuhanyura. Tubifatanyemo rero n'ubuyobozi, ahubwo dufatanye twese kubyihutisha, kuko uko twitabira gahunda tukazumvikanaho zirihuta zigakorwa vuba. Dusabe rero n'aba bantu tubwira ngo nyabuneka wishakira amafaranga ahangaha urimo urangiza business y'abandi, tubyumve kimwe, kuko hari imisoro tugomba kwinjiza. Abantu bakora mu buryo bwemewe hari imisoro binjiza. Iyi misoro iradufasha cyane gukomeza kubaka igihugu. Muri ibi bihe ibihugu bimwe byagiye bikuramo amafaranga yabyo, Bubiligi, Amerika, Canada, gutyo hari amafaranga yagiye avamo, ugasanga hari ibihugu binegekaye, ariko nkatwe ntitwanegekaye kuko twamaze kugerageza kubaka icyo kintu cyo kumenya ngo ya misoro dutanga igaruka kubaka igihugu. Ni ingenzi rero, ni urugero twabonye rukomeye rutwereka ngo dukomeze dushyigikira ubucuruzi bwemewe, kandi ibibubangamira, niba tubwiwe ngo ibi birabubangamira, tugerageze kubivaho, kuko uko dushyigikira ubucuruzi bwemewe niko imisoro izamuka, niko igihugu cyacu tubona uburyo bwo kucyubaka burenzeho. Emma Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, ndagushimiye cyane kuba mwaje kuganira natwe kuri iyi ngingo. Namwe mwakoze cyane kuntumira. Mwe mwadukurikiye mwese namwe ndabashimiye cyane, mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze mubane na Royal FM. Ikiganiro Face the Nation ni kwa gatandatu w'icyumweru gitaha, tuzongera dusubire kuva ku isaha 4 kugera saa 5:30. Nitwiringimana Patience, mbifuje gukomeza kugira weekend nziza. Face the Nation.